bura imbaraga z'umwijima, senya imbaraga z'umwijima, imbaraga mbi zose zari zitsikamiye ubuzima bwawe, imbaraga mbi zose zari zitsikamiye imibereho yawe, ikintu cyose cyakubuzaga icyerekezo, ikintu cyose cyatuma udatera intambwe ngo ugere aho ugera, iri joro gisenye mu izina rya Yesu Kristo. Hamagara umuriro w'Imana, hamagara ubushobozi bw'Imana, ibyo umwanzi yagambiriye byose ku buzima bwawe bikurweho, imbaraga z'umwanzi zose zikurweho. Iri joro uhaguruke umenagure imbaraga z'umwijima zigutwikiriye, zitwikiriye umugisha wawe, ibitumye wibagirana, ibitumye utakigira icyerekezo. Amaboko yose yafashe umugisha wawe akawugumana, iri joro akubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ijwi ryawe dusenge, ntuceceke mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana duhagaze muri mu gitabo cya Mika ndetse no mu gitabo cya Yesaya. Mika igice cya 2. Hallelujah. Mika igice cya 2 murongo wa 13. Imana yacu ishimwe. Biravuga ngo, reka dukoreshe Bibiliya y'Icyongereza. Biravuga ngo God will open the way for them and lead them out of exile. They will break out of the city gates and go free. Their king, the Lord himself, will lead them out. Hallelujah. Will lead them out. Umwami Imana ubwiwe himself azabayobora mu gusohoka, azabayobora mu nzira isohoka. Turi mu minsi 3 y'amasengesho yo kumenagura ingoyi, yo kumenagura keji, yo kubreakinga. Hallelujah. Yo kubreakinga amageti yafunze, byananiranye kutambuka, byananiranye kuhitaho igihe kinini, iminsi myinshi urwana no kuva aho uri byaranze, urwana no gusohoka byaranze, urwana no kurenga ahantu uri byaranze. Hari akazitiro umwanzi yazitire mu buzima bwawe, hari ahantu umwanzi yagufungiye adashaka kuva, hari ahantu umwanzi yafungiye ubuzima bwawe adashaka kurenga. Wowe ubwawe urahazi, uri umukobwa mwiza wagasotse ugakora ubukwe, ariko hari ahantu umwanzi yagufungiye byaranze ko hava ngo ukora ubukwe. Warize, ufite amashuri, waraye amajoro, wakoze byinshi cyane bishoboka, ufite performance nziza cyane mu kazi, ariko ntabwo ujya uzamuka. Hari umushahara Satani yagufungiyeho utajya urenga, hari umugisha wawe umwanzi yagufungiranye utajya urenga, hari cage, hari ahantu ufungiye, hari ahantu ufungiraniye, hari ahantu uzitiriye. Hallelujah. Imana wo mwishuri habwe icyubahiro. Muri iki gice cya Mika cya 2 ku murongo wa 10 bavuga ngo get up and go. Get up and go.
haguruka ugende. There is no safety here anymore. Aha ntihazongera gutuza, ntihazongera gutekana, ntihazongera kugira security, ntihazongera kuba amahoro n'umusi wari. Haguruka usoka ahantu uri, haguruka uve muri iyi keji wicaye, haguruka uve muri izi mbago ufungiranyemo. Get up and go. Nibiri bivuze get up and go. Haguruka uve hano, haguruka usohoke. No safety here anymore. Aha ntabwo hazigera haba safety, ntazigera haba umutuzo. Aho hantu uri muri ubwo bukene, hari igihe ujya ahantu ukahamenyera, ukamenyera kuba mu bushomeri, ukamenyera kuba mu nzara, ukamenyera kuba mu madeni, ukamenyera kurya wasabye, ukamenyera kwambara wakuburiwe, ukamenyera kuryama mu nzu undi yayishyuye, ukabimenyera, ukamenyera guhora mu bitaro, ukamenyera kumira ibinini every day. Hari ibintu tumenyera tukabihindura ubuzima bwacu, ariko no safety here anymore. Ubyature nawe, nimba utajya uvuga n'icyongereza ejo uvuga icyongereza, uvuge ngo no safety here anymore. No safety here anymore. Mana wo mu ijuru turengere. No safety here anymore. Hallelujah. Mu izina rya Yesu. No safety here. Nta mutekano uhari. Get up and go. No safety here anymore. Nta mutekano uri hano. Aho hantu wicaye nta mutekano uhari. Iri joro usenge, umenagura imbago, usoka ahantu uri, wature uvuge, uhabwire ngo no safety, nta mutekano uri hano, nta mutekano uri muri ubu kode anymore, nta mahoro mfitiye muri ubu kode anymore, nta byishimo, nta munezero mfitiye muri izi ntambara zihoraho ijoro n'amanywa. Ahantu ndi, ahantu nicaye imyaka 10, imyaka 20, ubuzima mbayemo, uyu mabaro n'uyu muruho mbayemo, uko bukeye n'uko bwije. No safety here. I get up and I go. Hallelujah. Ndahagurutse kandi ndagiye. Ndahagurutse kandi ndagiye. I'm sorry. So gukunda indimi z'amahanga cyane, kuba ahantu nashatse gukoresha verse y'Icyongereza, ahubwo no kubera ko niwo murongo wumvikana neza. Mu Kinyarwanda uko biri bivuga mu Kinyarwanda ntago bijyanye na teme yacu. Uwakoze transaction mu Kinyarwanda sinzi uburyo cyayikozemo, ariko ntabwo iri perfect nkuko mu Cyongereza bivuga. Ku murongo wa 13, God will open the way for them, for you, for me. Hallelujah. For us. Ubivuge. God will open the way for me. Bibiliya yavuze for them, ariko wovuge God will open the way for me, for my life, for my family, for my dream, for my wishing. God will open the way for me. Hallelujah. I believe God will open the way.
Imana izafungura inzira. Hano bakoresheje will in future, but let's we use God is going to open the way for us. Imana igiye gufungura umuryango, igiye gufungura inzira, igiye gukingura inzira ku bwatwebwe. And lead us out of exile. Ahari demo uhakoreshe you. Ahari abandi uhakoreshe wowe. Imana nushaka ubishire, ureke kubishyira muri present perfect, ubishyire muri present. Ariko it's okay, na present perfect it's okay. God is going to open the way for me. Just ukoresha God are opening the way for me. Hallelujah. Akakanya uyu munota. Bibiri maze kuvuga ngo Imana izafungura inzira ku bwabo, ibayobore gusohoka mu bunyage, ibayobore gusohoka aho bafungiraniwe, ibayobore mu gusohoka mu nzara, mu bukene, mu burwayi, mu gisuzuguriro. Imana irafunguye inzira, ifunguriye inzira ubwoko bwayo, abakunda Imana, abana bayo, kugira ngo ituyobore gusohoka. Haleluya. Ituyobore gusohoka, ituyobore gusohoka aho twafungiwe, aho twazirikiwe, ahandi mu kazitiro ubuzima bwacu bwazitiriwemo, muri bwa bunyage, aho umwanzi yatunyaze, aho bafungiye, aho bagiye kutuzirikira ku nyanja, aho batuzirikiye mu bapfumu, aho batongereye ibyacu, aho batongereye diplome, aho batongereye amashuri y'abana, aho batongereye ubuzima bwawe, aho batongereye amasperme yawe ngo ntuzabyara, aho batongereye inda yawe ibyara ngo ntuzatwita. Imana ifunguye inzira, ituyobore gusohoka mu bunyage, aho umwanzi yakunyaze, aho umwanzi yakujyanye, aho umwanzi yagufungiye. Haleluya. Iyo ni sentence ya mbere. Sentence ya kabiri, they will break out of the city gate. Hallelujah. Nuvuga ngo niwumva neza, iri jambo rifite hajya sentence ni igika, phrase ni interuro, I don't know, simbyibuka. Ariko iri jambo rifite amafraze atatu. Interuro ya mbere cyangwa rifite interuro eshatu. Interuro ya mbere irangizwa n'akadomo, iravuga ngo Imana izafungura inzira ku bwabo, hanyuma ibayobore gusohoka mu bunyage. Ahangaha exile ntukoreshe ubuhungiro, ukoreshe ubunyage, kuko ahangaha muri exile bari hari mu bunyage, aho bari baranyagiwe, ntago bari baragiye Babuloni bahunga. Kuko exile ni ubuhungiro cyangwa se abantu bahungira, ariko ahangaha birashaka kuvuga ubunyage, ntago bavugaga ubuhungiro.
kuko ubuhungiro nubwo wijyanamo, ariko ubunyage nubwo bagutwaramo. Imana yacu itugire neza cyane. Iyo wagiye ahantu wijyanye, wenda ufite ibyakwirukansaga, uba wahunze. Ariko iyo hari izindi mbaraga ziguteruye zikagutwara, icyo gihe ni mu bunyage. Rero ijambo ry'Imana riravuze ngo izafungura inzira ku bwabo, hanyuma ibayobore mu gusohoka mu bunyage ahantu banyagiwe. Iri joro Imana ifungura inzira ku bwawe, hanyuma ikuyobore mu gusohoka ahantu umwanzi yakujyanye. Ahantu umwanzi yakujyanye. Interuro ya kabiri iravuga ngo they will break out of the city gates and go free. Bazamenagura inzugi z'amarembo y'imidugudu. Bazamenagura inzugi z'amarembo y'umujyi, y'umurwa, city. Hanyuma bagende babohotse. Urumva, interuro ya mbere ni Imana izafungura imiryango. Ariko nyuma y'uko Imana ifunguye imiryango, interuro ya kabiri avuga ngo nabo ubwabo bazamenagura. Haleluya. Rebo shakara masayidi. Bivuze ngo iyo Imana yagukinguriye irembo, iyo Imana yagufunguriye inzira, nawe hari icyo ukora. Nawe umenagura inzugi, umenagura ibyari bikuzitiye, umenagura ibyari bikuziritse, umenagura imiryango yari iri imbere yawe. Hari ibyo nawe ukora. Haleluya. Kugira ngo ushobore kugenda ubohotse. And go free. They will break, not God break. Nibo bazamena, ntabwo ari Imana. Nibo. Imana akazi kawe no gukingura imiryango, akazi k'Imana no gufungura inzira, hanyuma yarangiza ikabayobora. Hanyuma akazi kabo ni ukumenagura inzugi z'amarembo y'imidugudu. Uwo mujyi ufungiraniwemo, uwo mudugudu ufungiraniwemo, iyo keji urimo, izo mbaga urimo, ufite responsibility zo kumena ayo marembo. Si irembo rimwe. Haleluya. Ni amarembo menshi. Biravuze ngo break out of the city gates. Na amarembo menshi. Ni ukumenagura inzugi z'amarembo menshi, si irembo rimwe. Iri joro ntumene urugi rw'irembo rimwe. Oya, hari amarembo menshi ugomba kumena. Hari amarembo menshi ugomba gusambura mu buzima bwawe. Hari amarembo menshi agomba kumeneka iri joro, kandi niwe ugomba kubikora. Imana yagushyireho inzira, ariko niwe ugomba kwimenera irembo. Niwe ugomba kwimenera aya marembo. Iri joro ufata inyundo y'Uwiteka, umena amarembo ari imbere yawe. Kuko numara kumena aya marembo, nibwo ushobora gusohoka uri free. Nibwo ushobora gusohoka ubohotse. Iyo utamenya amarembo afunze umudugudu ufungiraniyemo, ntago wasohoka ubohotse. Hanyuma interuro ya gatatu, their king, umwami wabo, the Lord himself will lead them out. Umwami wabo, Imana ubwayo, izabayobora
basohoka, izabayobora ngo basohoke. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi, iri joro Imana irakuyobora, ariko nawe hari icyo ugomba gukora. Nawe ugomba kumena ayo marembo, nawe ugomba gucagagura izo nzugi z'imiringa, ugomba gusenya ikintu cyose kikuzirikiye ahantu boheye. Sinzi ikikuziritse, sinzi aho utinze, sinzi aho umaze igihe, ntago mpazi, I don't know, but yourself you know it. Urazi neza intambara ziri mu buzima bwawe, urazi neza ibyo urimo urwana nabyo, urazi neza ikikuziritse icyo ari cyo. Mbere y'uko undi muntu uwo ari we wese amenya urugamba ufite, amenya ibibazo ufite, amenya aho urimo kurwana kuva, wowe ubwawe urahazi. Urahazi, urahazi, urahazi aho ukeneye gusohoka iri joro, urazi aho ukeneye kuva. Imana yagufunguriye inzira, Imana yagufunguriye amarembo, ariko nawe rwana umenagura ayo marembo akuziritse. Rwana umene, rwana usenye, rwana usambure, rwana ucagagure. Tugiye gusenga Imana. Hagurukana inyundo y'Uwiteka, hagurukana imbaraga z'Imana isumba byose. Iri joro ukubita utababarira, iri joro umenagure udafite impuhwe, umena ubutware bw'ikuzimu, umena ubutware bw'abadayimoni, umena imbaraga z'umwijima zakwinjiriye, ucagagura iminyururu iri ku maboko yawe, menagura ikirere gitsikamiye ubuzima bwawe. Nta kintu ujya ushaka ngo ukigereho, nta kintu kijya kiza ngo kikugereho. Imigisha yawe iraboshywe, imigisha yawe iraziritswe, amasezerano yawe araziritswe, ibyawe biraziritswe. Ndahamagara Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara ububasha bw'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka tujye muri Yesaya 45, hanyuma twinjira mu mwanya wo gusenga. Yesaya 45 umurongo wa mbere. Yesaya 45. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere hataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Mana ya Isirayeli. Haleluya. Nzakujya imbere hataringaniye mparinganize. Iri joro bwira Imana ngo, Mana kenyuruza abami ku bwange, kenyuruza abami nanjye unkenyeze, menagura ibihindizo by'ibyuma mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye,
iri joro umwami w'abami amenagure. Ndasenze mu izina rya Yesu, ndasenze mu izina rifite ububasha n'ubushobozi, mu izina rifite ubutware. Ndamenagura inzugi z'ibyuma, ndamenagura inzugi z'imiringa, ndamenagura ubutware bwose bw'umwijima. Ndakingura amarembo y'ubuzima bwanjye, ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana. Ndakinguza ibyanjye, ndakinguza amashuri yanjye, ndakinguza amashuri y'urubyaro rwanjye, ndakinguza mu izina rya Yesu Kristo. Ndakinguza ibyanjye bikingiranywe, ndakinguza izina ryanjye, ndakinguza amasezerano yanjye, ndakinguza umugisha wanjye wafatiwe mu kirere. Ndawutegekesha ukuboko kw'Imana iri joro umanuke mu izina rya Yesu. Iki gihe gishyashya kizana ibyanjye bishya, ibyari byaraziritswe, ibyari byaraboshywe, ibyari byarafunzwe, ndabibohoza muri iki gihe, ndabibohoza muri iri joro, ndabibohoza mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe uhamagara Imana, zamura ijwi ryawe umenagura imbago, menagura inzugi z'amarembo zifungiranye amarembo yawe, amarembo yafunzwe yanze gufunguka. Hari amarembo azana ibyiza ku buzima bwawe arafunze, iri joro yasengera afunguke. Hari amarembo agusora ahantu umaze igihe wicaye akujyana ahandi hantu hashyashya, ayo marembo yasengera afunguke kugira ngo utambuke mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ijwi ryawe usenge, ubyature ngo ndasohoka, ndajya mu mugambi w'Imana, ndajya mu mugisha w'Imana, ndajya aho Imana yampamagariye. Hari ahantu hari icyo Imana yamvuzeho, haleluya, hari icyo Imana yamvuzeho. Ntabwo nsabiriza, ndi umwana mu rugo rwa data mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo mvuga mbifitiye uburenganzira. Rebo shakaramando zemeneke rebo zesain. Ndarekamo umugisha wanjye, ndarekaramo ibyanjye, ndarekaramo iby'Imana yamvuzeho. Ndakuraho umwuka unaniza, ndakuraho umwuka unaniza umuhamagaro wanjye, ndakuraho umwuka unaniza urubyaro rwanjye, ndakuraho umwuka unaniza urugo rwanjye, ndakuraho umwuka unaniza iterambere ryanjye, ndakuraho umwuka unaniza impano zanjye, ndakuraho umwuka unaniza umugisha wanjye n'ibyo Imana yantegekeye mu izina rya Yesu Kristo. Rabosakaramasai. Data mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, Uwiteka wategetse umugisha ku buzima bwanjye, nta kibasha kuwukuraho. Ntago ari amaboko y'abarozi, ntago ari amaboko y'abapfumu, ntago ari amaboko y'abadayimoni, ntago ari amaboko y'abacwezi, ntago ari amaboko y'abarange, ntago ari amaboko y'abamvuma, ntago ari amaboko y'abamvuga nabi, ntago ari amaboko y'abandwanya, ntabwo ari yabasha gukuraho umugisha wanjye, kuko icyo wategetse Mwami urakirinda. Ijambo ryawe rirahambaye kandi ijambo ryawe rirakomeye. Iri joro ndasenze, ndahamagara Imana mu izina rya Yesu, ndahamagara imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo, ndahamagara umuriro w'Imana. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi, ndamanura umuriro w'Imana, ndakingura amarembo y'umugisha wanjye, ndakingura amarembo y'ingendo zanjye, ndakingura amarembo y'amasezerano yanjye, ndafungura mu izina rya Yesu. Wa mwanzi wanjye winyishima hejuru, wa mwanzi wanjye uri umunyantege nkeya, ntufite imbaraga ku masezerano yanjye, ntufite imbaraga ku by'Umwami Imana yamvuzeho. Rebo shakaramasakando zemeneke rebo zesain, rabo shakaramasain, mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo imbaraga zananizaga iri joro ndazisenya, imbaraga zampezaga mu butayu iri joro ndazisenya,
ndakuraho buri muvumo wose ibimpindura umucakara mu izina rya Yesu Kristo. Rabosakara masai. Sikwari igihe umwanza gufata akakunyukanyuka kaguhindura umucakara kaguhindura umukozi wo mu rugo wubatse warize warageze kuri byinshi bikomeye, ariko umwanza akagenda akakuzirikira ahantu mu isi y'umwuka ukaba ufite stati y'umukozi wo mu rugo. Mu isi y'umwuka ukaba ufite stati y'umukozi wo mu rugo. Byo bihe bibaho, umwanzi aragenda akabikora, akaza akabirema, akabidevelopa, akabishyira hejuru y'ubuzima bwawe, ukaba ufite stati mu isi y'umwuka w'umukozi wo mu rugo, ukaba ufite stati y'ubucakara. Mu buryo bufatika busanzwe, uri umugore, urubatse, uri umugabo, ufite abana, uri umufonkisiyoneri, urakora mu kazi, ariko mu isi y'umwuka Satani akaba yarakwambitse stati y'umuyaya, y'umuboyi, y'umuzamu, akaba ariyo stati ufite mu isi y'umwuka. Ukajya ubona udatera intambwe, ukajya ubona ntaho ugera, ukajya ubona utera intambwe imwe ujya imbere ugatera eshatu usubira inyuma, ukobegwa ibyo ari byo. Kumbe umwanzi yakwambitse stati y'ubucakara. Hari stati umwanzi yagushyizeho. Mu isi y'umwuka hari uko ugaragara, mu isi y'umwuka hari uwo uriwe. Buri ntambwe uteye werekezamo uhura n'amaboko menshi akurwanya. Intumwa za Satani zirwa zicaracara iwawe uko bukeye n'uko bwije. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu mu nzu yawe ntabwo Satani azongera kwinjira ngo abe comfortable. Ntabwo umwanzi azicara mu byenga abe comfortable. Rabashakara masai. No safety anymore. No safe anymore. Ndatsa umuriro, ndatsa umuriro, ndatsa umuriro, ndatsa umuriro. Ndamanura umuriro. Rabasakara masai. Ndatsa umuriro. Umuriro wake mu nzu, wake mu gitanda, wake munsi y'igitanda, wake mu marembo, wake mu ntebe, wake muri televiziyo, wake mu gikoni. Umuriro utwika, wake mu bubiko bw'amafaranga habikwa, wake muri konte. Umuriro w'Uwiteka. Diamond ntagifite icyicaro mu nzu yawe, ntagifite icyicaro muri business yawe, ntagifite icyicaro mu rushako rwawe, mu gitanda cyawe. Aba bazimu barara bagusambanya iyo myuka mibi gutera mu maridono. Mu izina rya Yesu ndavuze ngo nta cyicaro umwanzi agifite. Nta cyicaro umwanzi agifite. Byatura bivuge. Hamagana ijambo ry'Imana yavuze ngo Imana ishyiraho inzira, hanyuma nabo basenya amarembo, basenya inzugi z'umudugudu kugira ngo basohoke. Imana ifungura inzira, ariko no haguruka gusenya kugira ngo ubone aho unyura. Iyo udahagurutse ngo usenye, samutemu ntabwo ubona aho uca. Mu izina rya Yesu Kristo ndatembagaza amarembo yarahagaze imbere yanjye. Ndatembagaza amarembo atuma abana b'Imana batabona ibyangombwa mu bihugu barimo, abakunda Imana ibihugu byose barimo. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Ayo marembo afunze atuma batabona ibyangombwa, amarembo afunze atuma abantu batabona visa ngo bahaguruke bajye muri gakondo. Ayo marembo iri joro ndayamenagura, iri joro ndayasenya, iri joro ndayatembagaza, iri joro ndayashwanyaguje, ndaya breakinga in the name of Jesus. Ayo marembo y'ubukene yatwugarije akatugota imbere n'inyuma, abantu bagahora mu butayu, bagahora mu bupangayi,
bagahora bakorera udufaranga barya iryo joro bikarangira, kurya bikaba ikibazo, kunywa bikaba ikibazo. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, wa marembe w'iri joro ndakumenagura, wa marembe w'ubukene yazibiye ndakumenagura. Rabasakara masayini. Bakunda Imana, munyemere mumfashe dusenge, munyemere mumfashe dusenge. Hari igitangaza kigomba gukorwa iri joro, hari ikintu kidasanzwe kigomba kubaho. Munyemerere dusenge. Hamagara imbaraga z'Imana, hamagara umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Deklara usenye. Ndakumena umutwe wa muzimu we, ndakumena umutwe wa mudayimoni we. Rebo shakara masayini. Mbaraga zafunze, mbaraga zaborotse ibyacu, mbaraga zafunze amarembo yacu, ndazitwika, ndazimenagura, ndamena umutwe mu izina rya Yesu. Wanzoka we ndakumena umutwe, wambeba we ndakumena umutwe, mwabinyenzi mwe ndabatwikisha umuriro w'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Za Marie Jose ndabamena umutwe, mwambaraga mwe z'abarozi ndabamena umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwamwuka w'urupfu mwe ndabamena umutwe, wa mwuka w'abadayimoni we ndabamena umutwe, wa mwuka w'inzara, w'ubukene, w'uburwayi ndabamena umutwe, wa mwuka utuma abana batarongorwa mariage zidataha ndabamena umutwe. Rebo sakara masayini. Fire. Ndamena umutwe imitongero yose, ndamena umutwe ukurogwa, ugutongerwa, ukuzitirwa by'umwanzi yavuze, aho bafashe amazina yacu, aho bafashe ibyacu, aho bafashe amafoto yacu, aho bafashe imyambaro yacu, aho bafashe amafaranga yacu bakayatongera, aho bafashe inzandiko zacu n'amasinyatire yacu bakabitongera, bakabikoraho imihango, bakazirika, bakatworereza intumwa z'ikuzimu zitubaha. Iri joro nanjye ndamena, ndaburekinga, ndashwanyaguje, ndavunagura mu izina rya Yesu. Fire. Twika, twikumenagure, twikuvunagure. Rwanira uburenganzira bwawe. Ugomba gusohoka uri free, ariko niwo ugomba kumena izo mbago, niwo ugomba kumena, niwo ugomba kwiyambura icyo gikasike bakwambitse. Ndava munsi y'ubucakara, ndava munsi y'imbaraga z'ubucakara, ndava munsi y'umwuka w'ubucakara, ndasohoka mu izina rya Yesu. Wabucakara we, ndakuva munsi iri joro, ndasohoka munsi y'umwuka w'ubucakara mu izina rya Yesu Kristo. Iki kintu umwanzi yanyambitse, akanyicaza mu mwijima imyaka n'imyaka, nambaye igikasike cy'umukozi wo mu rugo, nkarwana no kwiga, nkagira amadiplome, ngashaka akazi nkagira, ariko mfite stati y'umukozi wo mu rugo. Iki kimasike ndaciyambura, stati y'uburaya Satani yakwambitse, yagushyize ku mutwe. Uri umugore urubatse mu rugo, ufite umugabo, ufite abana, urakijijwe, urasenga, ariko ikimasike Satani yashyize ku maso yawe, ku mutwe wawe, icyo gisitati yagushyizeho, uwo mwuka wicaye mu gituza cyawe, hagati mu mabere yawe, mwuka w'uburaya, mwuka w'ubusambanyi, ukugendaho no mu nzozi no mu ijoro n'igihe icyo ari cyo cyose, ndakubita izo mbaraga, ndamenagura uwo mwuka, ndasambura uwo mwuka. Iri joro hagomba kuba impinduka. Ndadekarara impinduka, ndadekarara imibereho mishya, ndadekarara ubuzima bushyashya, ndadekarara itangiriro rishya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti.
iri joro ndatura, iri joro ndarema mu izina rya Yesu. Ndiyambura icyo umwanzi yanshyizeho, ndiyambura icyo umwanzi yanyambitse, ndiyambura intumwa z'ikuzimu, ndiyambura mu izina rya Yesu abatwaye umucanga wo mu birenge byanjye. Haleluya. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, gusohoka ahantu umwanzi yakuzitiriye ntabwo biba byoroshye, bisaba izindi mbaraga, bisaba ubundi bubasha, bisaba gusenga mu buryo bwose, bisaba kugira strategie z'uburyo bwose, kuko ntuzi icyo umwanzi yakoresheje abaho ubuzima bwawe, ntuzi icyo umwanzi yatwaye yakuziritse. Reka mbabwire, aba barozi ni abagome. Araza akagutira bike, murakorana ku kazi, akaza akagutira bike, wantije bike ko tunashaka kuzuza, ukayimuha. Uzi ngo ni iki kiba? Afata ya bike, yarangiza akagenda akajisha, agafata indi isa nayo akagusubiza itariyo wamuhaye, agahita afata kakabike kawe agahita akajyana mu barozi, agahita akajyana mu bapfumu, bakakazirika, bakagafungirana, bakagatongera, barangiza bakagashyira mu icupa ahantu, bakakazika, bakakabohera iyo ngiyo. Niki kiba? Ibyo wigiye byose, imyaka wamaze ku ntebe y'ishuri wandika, bihinduka zeru mu isegonda rimwe. Urishaka ukibura. Amaminerivare wishyuye, amajoro waraye, ibitabo wanditse, amadisikuru wakoze, amainterview wakoze, bihinduka ubusa. Mu mwanya nk'uwo guhumbya, bihinduka ubusa mu mwanya nk'uwo guhumbya. Ubuzima bwawe butangira kuba, oh Jesus, wowe abantu basigara bakubona ugenda mu nzira, basigara bakubona nawe ubwo ukibona ugenda, ariko nta kintu na kimwe uba ugikora ngo kigera aho kigera. wowe ubwo uba wicaye aho ngaho utazi ibyabaye, ariko wowe undi wafashe bike yawe akayitwara mu bapfumu, akayitwara mu barozi, bafunze ubuzima bwawe, bafungiranye ubuzima bwawe, babushyize mu icupa, barabuhambye, babuziritse ku mazi mu buryo runaka, mu nzira runaka, nawe you never know. Mu buryo nawe utigeze umenya, mu nzira nawe utigeze umenya, wisanzaho. Ibisigara bikubaho ni ibintu udasobanukiwe mu buzima, ibintu udasobanukiwe mu buzima nibyo bisigara bikubaho. Gusa usigara ubona ntacyo ukora ngo kigende, ugeraho ukibagirwa nawe ubwawe, ukibagirwa ko ugira amashuri, ukibagirwa ko wize, ukibagirwa ko waruzi ubwenge. Kubera iki? Hari ahantu uzitiriwe, hari ahantu uri, ariko ijambo twasomye Mika 2:13, rebo sakara masayini, ngo ndashyiraho inzira, niko Imana yavuze. Rebo sakara masayini, ndashyiraho inzira, hanyuma mbasohore aho mwajyanywe mu bunyage, aho mwagiye gufungirwa, ndashyiraho inzira mbasohoreyo, hanyuma nabo bamenagura amarembo y'umudugudu. Abashakara amasayi. Iri joro Imana iragushyiraho inzira, nawe umenagura ayo marembo agufunze, umenagura ayo macupa ufungiyemo, umenagura aho hantu bike bayitwaye. Naguhaga example, but
ibyo abarozi bakora ni byinshi. rimwe na rimwe baraza bagafata umucanga wo mu birenge byawe bakawutwara. reka mbabwire bwoko bw'Imana, mujye mugira amacenga, hanyuma mwanarayizinge ibintu byinshi bitandukanye. rimwe na rimwe hari igihe ujya muri salo de coiffure, uri umugabo ugiye kwiyogoshesha cyangwa se uri umugore ugiye gukoresha imisatsi, bagiye gushyiramo amaproduwi, bagiye gukora ibintu runaka. kuva icyo gihe uvuye aho hantu bagukoze mu mutwe, bakogosha cyangwa se bagushyiramo amaproduwi, hari amateretema bagushyiriyemo, uhereye uwo munsi ubuzima bwawe bugahita bujya danje, bugahita mu bibazo. guhera umunsi bagukoze mu mutwe, guhera umunsi bakogosha, ibintu byose bigatangira kumera nabi. icyangiro kikaza ku buzima bwawe, intambara zikaza mu rugo rwawe, gushwana kukaza mu rugo, mugashwana, abana ntibabe bacyumva, bagatangira kumvishwa n'inkoni, ugatangira gukubita kugira ngo bumve, induru zikavuga, guhangayika ugahangayika, inzara igatera mu nzu, madeni akaza, imodoka igapfa, ibintu bikangirika mu buryo nawe ubwawe utazi birimo bikubaho. abantu benshi ntibamenya uko bigenda, abona ibintu bibaye ariko ntasobanukiwe ngo byagenze gute, ntamenye ngo ibi byavuye he, ntamenye ngo nageze hano gute, ntamenye ngo kuki birimo biba. ariko ushoboye kwanarayizinga neza, ushobora gusanga byaratangiye umunsi wagiye muri salo de coiffure, ushobora gusanga byaratangiye umunsi wahinduye ahantu wakoresherezaga inzara ukajya ahandi. Yesu ashimwe. umunsi wahinduye ahantu wakoresherezaga inzara ukajya ahandi. From those moments ibintu byaracuritse, ibintu byarahindutse, ibintu byagiye amacuri. kubera iki? kuko umwanzi yafashe inzara zawe, nihari yafashe inzara zawe arazijyana, ibintu byose ugikozaho amaboko ntibikigenda. muri ya salo de coiffure imisatsi yawe hari ahandi yerekejwe, hari produit bagushyiriyemo ifite ahandi yavuye, hari traitement bagushyiriye mu mutwe zifite indi connection yindi. ubuzima bwawe bwahise bwicurika. hari abantu benshi batandukanye n'abagabo, abagabo atari babi. hari abantu benshi bakoze amadivorce n'abagore, abagore atari babi. ahubwo aho wagiye saro wishiyemo, wibaje ngo bagukoreye imisatsi ariko batwaye urugo rwawe, wibaje ngo barakogoshe ariko batwaye ubwenge bwawe. isi tubayemo, iyi si turimo ifite indi mikorere, ifite ubundi bushobozi, ifite icyema iri joro ukabasha kumva. kuko iyi minsi itatu turi imbere y'Imana niyo kuburekinga iyo keji wicayemo, niyo kumenagura ayo marembo afungiranye ubuzima bwawe. aho ubuzima bwawe bufungiye muri uwo mudugudu, aho hantu ufungiye muri ako kazitiro, nutumva ibingibi ntubimenye iyo uva n'iyo ujya, nutumva ibingibi ntumenye uburyo ki uri burwane. nyamara Imana yavuze ngo jye nashyizeho inzira. Yesu ashimwe. Imana yavuze ngo jyewe nashyizeho inzira. reka twongere tuhasome Mika
igice cya kabiri umurongo wa 13. Mika chapter 2 verse 13. God will open the way for them and lead them out of exile. They will break out of the city gates and go free. Their king, the Lord himself, will lead them out. Will lead them out. God himself, Jesus himself, our King himself will lead us out. Niryo jambo duhagazemo. Ariko Imana irakuyobora gusohoka hehe, irakuyobora kuva hehe. Samutemu bibaza ko umukoresha wawe ari mubi, ariko hari ibyo bagusutseho mu mutwe wawe. Hari amaboko akorana n'ikuzimu yakoze mu mutwe wawe, agushyiraho izindi mbaraga, agushyiraho izindi aderesi, ibintu bitangira kukuyoboka. Niko kuri. Mujya muhamagara abantu abasiga makeup, ariko ntago uzi imbaraga n'imyuka akorana nayo. Akaza akagusiga makeup, ariko ibyo agushyizeho akinguye irindi rembo ry'ikuzimu ku buzima bwawe, akinguye irembo rya sida, akinguye irembo ry'ubusambanyi ku buzima bwawe, akinguye irembo ry'ubuhehesi ku buzima bwawe. Inzozi mbi zigatangira kukuzaho, ugatangira kurota inzozi z'ubusambanyi, ugatangira guterwa n'imyuka wa maridono, ugatangira kugira amagisida, ugatangira gupfirwa, ugatangira ibintu byose bigatangira kwangirika umunsi ku wundi, kuko utazi irembo bakinguye ku buzima bwawe. Reka nkubwire ngo iyo ikuzimu, iyo divo akinguye irembo ku buzima bwawe, abakinze andi marembo y'umugisha w'Imana, abakinze andi marembo y'umuhamagaro, abakinze andi marembo y'ubwiza bw'Imana. Iteka Satani afungura irembo ry'ikuzimu ku buzima bwawe, yabanje gufunga irembo ry'ijuru, yabanje gufunga irembo ry'ijuru. Niyo mpamvu muri uru rugamba harimo kumenagura amarembo Satani yakinguye ku buzima bwawe, no kumenagura inzugi izo Satani yafunze Imana yari yakuremeye. Ariko ni mpaka umenye ngo bikorwa gute, bigenda gute, umwanzi yabikoze ate. Rero mu gihe utabizi, haguruka usenge, haguruka usenge, ukubita iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ntubabarire. Haleluya. Haguruka ufora umuheto wawe urase. Yesu ashimwe. Murazi igihe Yoshafati yajyaga ku rugamba ajyanye n'Ahabu, ngo Ahabu yariyoberanije, ngo ari kumwe mu basirikare, afata umwambi apfa gufora, kuko ijambo ry'Uwiteka ryari ryamanutse ngo umwambi uragenda no mu gituza cyabo, hagati y'aho ibyuma bihurira, kandi warashe yapfuye kurasa. Reka mbwire ngo nta sengesho ripfa ubusa, nta jambo uvuga muri time nk'iyi ngiyi, mu mwanya nk'uyu nguyu w'urugamba nk'uru nguru, ngo ripfa ubusa. Umwambi urashe hari aho uri buhamye. Hari ibyo duhaze bwoko bw'Imana, hari ibyo turambiwe iri joro. Iki ni igihe gishyashya, ubuzima bwanjye bugombe bube bushya, ibyanjye bigombe bube bishya, amasezerano yanjye agomba sohore,
icyerekezo cyanjye kigombe kiboneke. Nimba Imana yashyizeho inzira, nimba Imana yafunguye inzira ikaba inyoboye mu gusohoka, nanjye ndamenagura iyo miryango imbuza gusohoka, kuko Imana yamaze kunshyiraho inzira. By the way, niba Imana se yamaze kwishyiraho inzira, kuki umwanzi akomeza kumfungirana? Ndabyanze. Senga mu izina rya Yesu, uvuge ngo ndabyanze. Nanze kugumaho ndi uyu munsi wa none, nanze kuguma muri iyi mibereho, nanze kuguma muri iyi nzara, nanze kuguma muri ubukene, nanze kuguma muri iki gisuzuguro, nanze kuguma muri uku kwibagirana. Umugisha wanjye wajyanywe. Igakomeza nizungurukaho ijoro n'amanywa, igitondo n'umugoroba, uko bukeye n'uko bwije. Ngakomeza nizunguruka, umugisha wanjye warajyanywe, inzara zanjye barazitwaye, imisatsi yanjye barayitwaye. Hari umuntu umwe twigeze kuba turimo tuvuga, arimo kumbwira ngo narose inzoka ziri ku mutwe wanjye, ngo yarose inzoka ziri mu misatsi we, ziri ku mutwe we. Ndambwira wisutse ibiki? Hari ibintu byinshi. Reka mbabwire, Satani ni umugome. Ibiduhumanya ni strategy Satani akoresha kugira ngo atugereho ni nyinshi. Niyo mpamvu umwanya nk'uyu nguyu wacu wo gusenga, ugiye gusenya no gusambura, heri ruhande. Haleluya. Heri ruhande mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Heri ruhande. Nushaka ufate n'umunyu ukarabe. Haleluya. Nushaka ufate n'amazi y'umunyu yakarabe, uyakarabe pe, kuva mu mutwe kugera ku birenge, ukarabe, wikureho uguhumana kose mu izina rya Yesu Kristo. Sinzi byawe aho byazirikiwe, sinzi inzira umwanzi yaciyemo, sinzi intumwa z'ikuzimu zaje ku buzima bwawe, ariko icyo nzi cyo ni kimwe: Imana yashyizeho inzira. Iri joro Imana yashyizeho inzira, Imana yashyiriyeho inzira, Imana yagushyiriyeho inzira, Imana yadushyiriyeho inzira. Natwe turabomora, turacagagura mu izina rya Yesu Kristo. Reka muri kano kanya uzamura ijwi ryawe usenge, witandukanye n'imisatsi yose yakuvuye ku mutwe, yagiye mu maboko y'abarozi, yagiye mu maboko y'abadayimoni, yagiye mu maboko ya Satani. Iyo Satani yakoresheje aziri ku buzima bwawe, uyu munsi none ukaba uri umwuka w'ubucakara, ukaba uri sitati y'ubucakara, ukaba umutwe wawe waratakaye, warahindutse nk'umusazi, kuko umwanzi yafashe imisatsi bakajya kuyizirika, akayijyana mu bapfumu, akayishyira mu macupa. Uyu munsi none akaba ari hwiri, bakaba baragiye kwicuruza ikuzimu kugira ngo bakunde bagere kuri byinshi, bagere ku butunzi. Aka kanya zamura ijwi ryawe usenge, witandukanye n'imisatsi yakuvuye ku mutwe, ubohora imisatsi yawe aho ibohewe hose, aho izirikiye hose, uyikuze y'ukuboko kw'Imana, uyikuze y'imbaraga z'Imana. Ayo macupa yamenagure, nimba ari kumva aho ihambye, nimba ari ku nyanja, nimba ari mu biti, nimba ari mu masarodo kwa fire, sinzi aho umwanzi yafatiye ubuzima bwawe, ariko ubwira Imana ngo Mana, aho ijisho ryanjye ritareba, iryawe rirahareba, aho jyewe ibirenge byanjye bitagera, ibyawe birahagera, aho ukuboko kwanjye kutagera, ukwawe kurahagera. Iri joro nohereje ukuboko kwawe, Mana y'agakiza kanjye, kugira ngo mbohorere imisatsi aho umwanzi yayiboheye. Rebo sakaramande zemeneke reboze sign. Mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, ndasengera umusatsi wo ku mutwe wanjye, ndasengera amasorodo kwa firese naciyemo, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, buraho umusatsi wanjye wasigaye hose, buraho bagiye kuwukoresha, buraho bagiye kuwutongereraho, buraho bagiye kuwukoreraho ibibi byose, ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndohereza y'ukuboko kw'Imana
mu izina rya Yesu Kristo ndawutwikisha umuriro w'Imana. Imihango yose yakoreweho iyi rebo sakaramando jemene kerebo zeseni nyitesheje agaciro. Imihango yose y'ikuzimu yakorewe ku misatsi yanjye, yakorewe ku misatsi y'abakunda Imana, yakorewe ku misatsi y'abamama bakunda Imana, mu izina rya Yesu Kristo imisatsi yacu yose, iy'abahungu, iy'abakobwa, iy'abana, aho yajyanwe mu maboko y'abadayimoni, mu maboko y'ikuzimu, umwanzi akayikoresha aboha ubuzima bwacu, aboha ibyacu, aboha amasezerano yacu, nyikurikije umuriro w'Imana, nyikurikije inkota y'Uwiteka. Aka kanya ndatwite, aka kanya ndasambuye aho ku marimbi izitse, aho ku mazi, aho mu nzu z'abapfumu, mu maboko y'abarozi, mu maboko y'abatongera, ndacagagura, ndatwika, ndamenagura, ndahindura ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohora ubuzima bwacu, ndafungura irembo ryose ry'umuntu ufungiranye, afungiwe ku misatsi yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Aho dufunze hose, aho dufungiranye hose, dufungishijwe imisatsi yacu, iyo twiyogoshesheje, abadukoze mu mutwe, ibyo badusize, ibyo badukozeho byose, aka kanya ndavuze ngo ndakura y'ubuzima bwa buri wese buveyo buzamuke, kuko icyari igihe gishyashya. Hari ibyiza tugomba kubona, hari ibyo tugomba kwakira, ibyo twabujijwe n'iyo mihango yose y'ikuzimu ikorerwa muri amasaro de coiffure, ikorerwa n'abo barozi, n'abo barozikazi, mu izina rya Yesu Kristo mbitesheje agaciro, mbitesheje agaciro. Oba sakaramando zemene kerebo zeseni, natuye ubuzima bushya n'imibereho mishya, menaguye amarembo yose yarafunze mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, Yesu ashimwe. Muracyahari se cyangwa mwasinziriye? Haleluya. Imana ifungura inzira, nawe ukamenagura amarembo kugira ngo ubone ko kuyobore gusohora. Ntutekereze ko ari uruhare rw'Imana gusa, no. Zamura ijwi ryawe usenge, ntusinzire, ube maso. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe uhamagara Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ntabwo ugomba guceceka, speak. Haleluya. Urimo uratabariza ubuzima bwawe, urimo urakiza ubuzima bwawe. Hari aho ugomba gusohoka, Imana gushyiraho inzira zo gusohoka, ariko nawe hari ibyo ugomba kumenagura, hari ibyo ugomba gucagagura. Ntabwo biravuze ngo Imana izamenagura, biravuze ngo they will break. Nibo bazamenagura, niho ugomba kumenagura, niho ugomba kumenagura izo karande z'iwanyu zo kudashaka, zo kutubaka, zo kutabyara. Niho ugomba kuzimenagura. Iri joro amaso yawe nakanguke, reba iyo uva. Haleluya. Reba iyo uva, reba iyo washatse, reba iyo wabyariye, reba uko ubuzima bwawe bubayeho, reba uburyo ki wizengurukaho. Ninde ufite kurwana urwo rugamba? It's you. Hallelujah. It's you. It's not me. Hallelujah. I have my battle. You have yours. Yesu ashimwe. Imana itwemereye kudushyiraho inzira. Imana itwemereye kutuyobora, ariko idusigiye inshingano zo kumenagura ayo marembo afunze imidugudu. Igusigiye inshingano zo kumenagura ayo marembo afunze imidugudu. Inshingano ni izawe, inshingano ni izawe. Hindukiza amaso yawe urebe iyo uturuka, urebe iyo washatse, urebe iyo wabyariye. Reba inzira waciyemo kugira ngo ugere aho ugeze. Reba imiruho warushye. Abana bawe baragenda gute? Menagura ayo marembo.
urazi neza amarembo wagiye ugeraho kuyarenga bikananirana, ukabona buruse zigahabwa abandi ari we wayikoreye agombaga kuba iyawe, umugisha ukaza ari wowe ugenewe ugafata abandi, poromosiyo ikaza mu kazi ari wagombaga kwifata igafatwa n'abandi, ibyiza bigahora bijya ku bandi gusa, bijya ku bandi gusa, bijya ku bandi gusa, wowe bigucaho bigenda bihita, ariko ibyago byaza bikaza bitumberewe kandi ntibiguhushe, ugasanga imigisha iragukwepa ariko ibyago byo biraguhamya. Why? Ayo marembo Imana irashaka kuyasobanukirwa ukayamenagura, iragushyiraho inzira ikuyobore, ariko hari urugamba ugomba kurwana nshuti yanjye, hari intambara ugomba kurwana udacitse intege. Reka tubohoze ibiganza byacu. Ikintu cyose umwanzi yakuye mu maboko yawe akajya kukikuzirikiraho, niturangiza icyo turaza kwirukana intumwa za Satani ziri mu buzima bwacu. Ariko reka tubanze dusengere ibiganza byacu. Ni amafaranga wishyuye, ni ikintu ni umuntu wagushuhuje, umuntu araza akagusuhuza akagukora mu biganza. By the way, reka mbabwire abantu mufite abana batoya, mwigisha abana banyu bato, mutoze abana banyu batoya. Reka mbivuge mubyumve, mutoze abana banyu batoya kudahereza ikiganza buri muntu wese bahuye nawe. Bige gupepera. Kubera iki? Iyi si turimo irimo ubugome bwinshi. Aba bana bato baba bafite imigisha mu biganza byabo, kuko Bibiliya iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Ibiganza niyo soko y'umugisha w'ibifatika. Mu isi y'umwuka, mu buryo bw'umwuka, iki tugiye kugisengera ndagira ngo mucyumve neza. Ibiganza ni isoko y'umugisha w'ibifatika, ni isoko y'amafaranga. Turatanga tukakira, turabiba dukoresheje ibiganza, tugasarura dukoresheje ibiganza. Amaboko yacu niyo Imana iha umugisha. Imana ishyira umugisha mu biganza byacu. Burya ibintu byose ubona ufite, imodoka, inzu, amafaranga, buri kintu cyose, amasambu, n'abana ufite, abana bo biravuga ngo ni imbuto zo mu nda, kuko biravuga ngo nzaga umugisha w'imbuto zo mu nda n'imbuto zo mu biganza byawe. Ariko aba bana nabo iyo bamaze kuvuka tubakira mu maboko, tubakira mu biganza. Rero iyo Satani ashoboye gufata umugisha mu kiganza cyawe, akwica uri umukene, upfa uri umukene, upfa usabiriza, upfa nta kintu ugezeho. Iyo Satani ashoboye gufata umugisha mu biganza byawe, abapfumu n'abarozi bashakisha imigisha iri mu biganza. Rero hari abantu benshi bagenda mu bapfumu gusaba ubutunzi, bakabaha amasekre y'ibyo bazakoresha. Yahura n'utu twana dutoya akagafata mu kiganza, akagira ibyo yatura, akagira ibyo atongera. Ako kanya umugisha, future y'umwana ikabiragiye. Ukarera umwana udafite future, ugakuza umwana udafite future, ugakuza umwana utazagira ikintu yimarira, ukarera umwana uzakura akaba umugabo akaba umugore, nta kintu na kimwe azigera yigezaho mu buzima. Azatungwa no gusabiriza, azabaho mu gusabiriza, kuko umugisha wiwe wajyanywe kera, wajyanywe akivuka, wajyanywe ku kiriri bakimuteruye. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana mujye mugira umwete wo kubibira abana banyu, kuko nimba abana banyu imigisha yabo yaribwe yaratwawe, at least mutoze gutura
mu bwami bw'Imana, ujye umubibira imbuto, uture kubwiwe, ubibe imbuto kubwiwe, utange mu murimo w'Imana, mu bwami bw'Imana, kubw'umwana wawe, kubw'abana bawe, kugira ngo urere umwana uzagira ikintu azavamo. Birabaje bwoko bw'Imana, ababyeyi baravunika ku rwego rukomeye cyane, ariko imagine imvune uvunika serivisi z'iki gihe, ariko ukaba urera umwana utazigera ugira ikintu avamo, kubera ko umugisha wose umwanzi yarawutwaye, umwanzi yarawujyanye. Rero ibi biganza byacu, iyo Satani ashoboye kugira ikintu afata amaboko yawe akura mu biganza byawe, aragenda mu bapfumu, mu barozi, mu mihango yabo n'imikorere yabo mu isi y'umwijima, bagahamba umugisha wawe, bagahamba ibyawe, bakazirika ibyawe. Iteka ikintu cyose ukozeho kirayonga, icyo ukozeho cyose kiraguponyoka, icyo ukozeho cyose kirahomba. Ugeraho usigara ushaka ukuramuka gusa. Kubera iki? Umugisha wo kugutungisha, umugisha wo kuguha ibyo uyobora, umugisha wo kugeza ku rwego runaka, umwanzi yarawutwaye, umwanzi yarawunyaze, umwanzi yarawujyanye, ntawe ufite. Ibiganza byawe biri empty mu buryo bw'umwuka. Satani arabikora, abarozi barabikora, ugasanga amaboko yawe asigaye ari empty mu buryo bw'umwuka, nta mugisha ukiyarimo. Iri joro mu izina rya Yesu Kristo, zamura ijwi ryawe usenge, wohereza umuriro w'Imana ahantu hose, mu nzu z'abapfumu, mu nzu z'abarozi, mu marimbi, ahantu aho ariho hose. Umugisha wawe wibwe ukajyanwa, aho umugisha wicaye iri joro, haba mu rwobo, haba mu bantu runaka, umva, haba mu kanwa k'inzoka, haba mu kanwa k'intare, haba mu kanwa k'abapfumu, haba mu kanwa k'abatongera, mu izina rya Yesu Kristo, ahantu hari umugisha w'ibiganza byacu, iri joro turawugaruje, tuwukuyeyo, tumenyaguye izo nzugi zifunze ahantu hari umugisha wacu, zifungiranye umugisha wacu, kuko isezerano ry'Imana avuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Mana, warasezeranye, kuko ijambo ryawe ari ukuri kandi ritabeshya. Waravuze ngo uzaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Iri joro Mana, imirimo y'amaboko yacu nihabwe umugisha, ibiganza byacu nibihabwe umugisha. Ndagaruza umugisha mu maboko yacu, ndagaruza ibyacu Imana yaduhaye, ndagaruza. Umva, fata ibiganza byawe bisengera iri joro, ugaruza umugisha wawe. Turi mu gihe gishyashya, twinjiye mu gihe gishyashya. Ikirere nikirekura umugisha wawe, isi y'umwuka nirekura umugisha wawe, umugisha w'ibyo ufataho, umugisha w'ibigaragara, rebo sakaramando zemene kerebo zesayini, ndawugaruje mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka inkota y'Uwiteka, ndategeka inyundo y'Uwiteka, imenagure buri muryango wose ufungiranye ibyanjye, ufungiranye umugisha, ufungiranye umugisha w'abakunda Imana, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Ndasenze iri joro, Mana, urambura ukuboko kwawe mu izina rya Yesu, ukora igitangaza ku buzima bwacu. Haleluya. Mana mu ijuru ihabwe icyubahiro, kandi izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Tugiye gusambura intumwa za Satani zoherejwe ku buzima bwacu, zoherejwe mu byacu, zoherejwe mu marembo yacu, zoherejwe mu mariri yacu. Uraryamye ku buriri, ariko hari intumwa ya Satani iryamye iruhande rwawe utareba. Mu izina rya Yesu iri joro ube derivure. Urakora mu kazi, ariko hari intumwa ya Satani hicaye utazi, utabona kubera ko udafite amaso yo mu mwuka, ariko irahicaye. Hari abazimu bicaye mu nguni, muri sari wawe, kuri saramanji wawe. Hari abazimu bicaye mu gikoni wawe. Iri joro tugiye guhamagara umuriro w'Imana, tugiye kumenagura izo ntumwa za Satani, tuzisore aho turi, tuzikura aho turi mu izina rya Yesu Kristo. Mbibutsa ko amasengesho akomeje.
iyi minsi 3 turi imbere y'Imana. Mbere ko twinjira muri umwanya wo gusenga iryo sengesho, reka tubanze twinjira mu mwanya wo gukorera Imana, dutanga icyacumi, dutanga amaturo, tubiba dushimira Imana. Imana iduhaye igihe gishyashya, yaraturinze mu gihe cyatambutse. Tugiye kubibira kuno kwezi gushya twinjiyemo, imbuto yawe yo gushinganisha ubuzima bwawe, yo gushinganisha ibyawe, imbuto yawe yo gusaba umugisha w'Imana muri iki gihe gishyashya, gukinguza amarembo yawe, imbuto yawe nk'urufunguzo rwo gukingura konte zawe. Iryo ni ituro rya mbere. Dutanga icyacumi, dutanga amaturo, kuko iyo dutanze icyacumi tuba tubwiye Imana ngo Mana, turagushimira ko ariho duha imbaraga zitubashisha gukora ibyo dukora byose. Nimbara zindutse ukajya ku kazi, ukagenda uri muzima, ugataha uri muzima, ugakora ukwezi kukarangira, ni imbaraga z'Imana yaguha mwuka utishyura, yaguhaye imbaraga gushoboje kubyuka. Uko kwezi kose hari abakumaze baryamye mu bitaro, cyangwa se ari abashomeri, ariko wowe Imana yabanye nawe, yaragushoboje. Reka dushimire Imana, duhigura imihigo. Hari igihe barahize umuhigo ukavuga ngo Mana nunkora iki nzakora iki, Imana ikagikora. Samutema ukibagirwa ko wahize n'umuhigo, ariko ni byiza ko iyo wahize umuhigo ubuhigura. Reka rero dukore Imana muri kano kanya. Abadukurikiye kuri YouTube, nimero nizo ngizo ziri kuri screen yanyu. Igihugu cyose waba uherereyemo wakoresha nimero ya M-Pesa kuri World Limit, cyangwa se n'ubundi buryo bwose bwa money transfer international, wakoresha nimero ya M-Pesa yo muri Kenya. Hanyuma uri mu Rwanda nawe wakoresha iyo nimero yo mu Rwanda ku ituro ryawe n'imbuto yawe. Hanyuma abadukurikiye ku rubuga namwe, uburyo ni bwa bundi busanzwe mukoresha. Reka tubasharinge hanyuma dukomeze. Hallelujah. Reka twinjira mu mwanya wo gusengera amaturo. Ituro ryawe urifate muri kano kanya, hanyuma dusenge, nurangiza uryohereze ukoresheje ubwo buryo, dukomeza no gushyigikira umurimo w'Imana no gushyigikira ivugabutumwa. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, dusengeye umuntu wese urambuye ikiganza cyiwe kugira ngo Data abibe imbuto ziwe. Dusengeye umuntu wese mwamutanze imbuto yo ku kwezi kwa gatanu twinshiyemo. Reka Data imubere imbuto nzima, imukingurire amarembo yo mu ijuru, kugira ngo ahabwe umugisha nawe uvuye imbere yawe Mana. Azage anywe kandi asarure inkubwe 100, kuko Mana utibagirwa imirimo. Dusengeye abatanze icyacumi, abatanze amaturo, dusengeye abangaba bose Mwami bakomeza bakora umurimo wawe, badushoboza Mwami ukomeza kuba imbere yawe no kubaka ubwami bwawe, bashyigikira uyu murimo w'abakunda Imana. Imbuto zose Mwami batanga, reka gitare cy'amahanga ubaha umugisha, ubasubirize aho bakuye. Mwami dutanga bike, ariko ibyo tugukeneyeho ni byinshi. Uri Data kandi uri Umwami. Mu bwami bwawe hari ibiruta ibyo dusaba. Aronko ijambo ryawe ryavuze ngo nimungeragereshe icyacumi n'amaturo, murebe ko ntabagwa muraho umugisha mukahora mu bukwiza. Natwe Mwami dukoze ko ijambo ryawe rivuga. Dutanze icyacumi, dutanze amaturo, kandi dutanze imbuto. Reka bihinduke umubavu uguhumura neza Mwami, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mu izina rihambaye. Wishimire amaturo y'ubwoko bwawe, ubagire neza Mana kubw'imbabazi zawe no kubw'urukundo rwawe, ubaha umugisha kubwa ineza yawe Mana.
urakoze gitare cy'amahanga, izina ryawe rishimwe kandi rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Dukomeza gukorera Imana, reka twinjira mu mwanya wo gusenga, dusohore uyu mwuka. Haleluya. So nimemwonaga kuri screen, nazo zizo ngizo n'undi zitambuka kuri screen, hasi muri iryo bara ry'umutuku, n'ubundi zose ni zimwe wazikoresha, nubwo iyo kuri screen wenda utakibona neza, it's okay. Reka dusenga Imana. Ndabona amasaha arimo kudusiga, turimo no kugana hafi ku musozo. Reka dusenga Imana. Muri kano kanya ugiye gusohora umwuka wa Satani ku buzima bwawe, ugiye kwirukana intumwa ya Satani ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Uwo mwanzi wakwinjiriye, winjiriye ubuzima bwawe, winjiriye urugo rwawe, waje kuzibira ibyawe, ntiwamutume yarizanye, ariko yicaye mu nzu yawe, yicaye mu rushako rwawe, yicaye mu bana bawe, yicaye mu byawe. Izo mbaraga zinjiye aho uri, uwo mwuka ugendana nawe utareba, izo mbaraga zicaye mu nzu yawe, ibyo bigukurikirana mu izina rya Yesu, hamagara umuriro w'Imana. Iri joro sohora, iri joro menagura, iri joro cagagura, sambura, vunagura mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka w'agasuzuguro, mwuka w'abarozi, mbaraga z'umwijima, mbaraga zatwinjiriye, mbaraga zivanze mu byacu, mu izina rya Yesu Kristo. Wa mwuka wenda kumenagura, wa mwuka wenda gusenya, wa mwuka wenda gucagagura, wa mbaraga wenda kurimbura, ndamenagura ubutware bw'ikuzimu, ndamenagura ubutware bw'abarozi, ndasohora imyuka mibi, ndasohora ibyaje aho turi, ndasohora ibyaje ku rebo sakaramasayini. Iyo myuka y'inyatsi, izo mbaraga z'abazimu, izo mbaraga z'abadayimoni, izo mbaraga z'abapfumu zatumwe kutunaniza, marebo shakaramando zemeneke zesayini, raba shakaramando, rebo sakaramasekendere, rebo shakaramasayini, mandori ya basakaramando, uriya mande zemenekere boze sayini. Yesu, ndahamagara umuriro wawe, ndahamagara imbaraga zawe, ndahamagara ubushobozi bwawe, ndahamagara ikiganza cyawe, Mana y'agakiza, byiringiro bizima, uwera Mana ihambaye. Ndahamagara umuriro wawe, ndasohora ubutware bw'umwijima, ndasohora ubutware bw'abadayimoni, ndasohora imbaraga z'ikuzimu, ndasohora imbaraga z'abapfumu, ndazisohora mu izina rya Yesu. Wa mwuka mubi we, wa mbaraga we z'umwijima, wa mbaraga we z'abadayimoni, ndakumenagura, ndagucagagura, ndagusenya mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Intumwa z'abarozi zadutumweho, intumwa z'abadayimoni zadutumweho, ibyaje aho turi, ibyatwinjiriye, byinjiye mu mazu yacu, byinjiye mu makonte yacu, byinjiye ku mariri yacu, aho turyama, aho dukorera, mu izina rya Yesu. Ibyazanye induru, ibyazanye inyatsi, ibyazanye ibihombo, ibyazanye icyangiro, mbaraga z'umwijima zaje guteza umwijima aho turara, zaje guteza umwijima aho dukorera, mu mayira yacu, ibyo twatezwe, ibyo twanduye, ibyo twanduruye, ibyo twagendanye nabyo, ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana. Iri joro ndasenze, iri joro ndamagara ikiganza cy'Imana, iri joro ndamagara ubwiza bw'Imana, ndakuraho igicu cy'ikuzimu, ndakuraho igicu cyaje kutwubarara hejuru, ndakura amakasike Satani yaje kutwambika mu izina rya Yesu Kristo. Wakasike we za Satani mu izina rya Yesu Kristo, iri joro ndagusenya, iri joro ndakumenagura. Rebo shakaramande zemene kerebo zesayini,
Yesu ndahamagara umuriro wawe, Yesu ndahamagara imbaraga zawe, Yesu ndahamagara ubushobozi bwawe iri joro mu izina rya Yesu. Dutabare Mana, turengere Mwami, dukureho umuvumo, dukureho karande, dukureho amarozi, intumwa z'ikuzimu, intumwa za Satani, ibyatwinjiriye, abinjiye mu mazu yacu bazanye imyuka mibi, bazanye imyuka amarozi, abinjiye mu mazu yacu bazanye imbaraga zo guhumanya, bagahumanya ibyacu, abahumanyije urubyaro rwacu, abahumaniza ubuzima bwacu, abo twahuye nabo banduye bakatwanduza mu izina rya Yesu. Iri joro ndasenya iki kirere cyari kituziritse, ndasenya ikirere cyo kwiheba, ndasenya ikirere cy'agahinda, ndasenya ikirere cy'umubabaro, ndasenya imbaraga z'umwijima, ndasenya mu izina rya Yesu. Ndamanura umuriro w'Imana, ndamanura imbaraga z'Imana, ndakuraho icyangiro, ndakuraho igitutsi, ndakuraho ikimwaro, ndakuraho igihombo, ndakuraho karande, ndakuraho ibidukurikira, ndakuraho ibyo mu muryango, ndakuraho ibyo mu busekuru mu izina rya Yesu. Ndakuraho imivumo mu izina rya Yesu, mivumo y'igisekuru, mivumo y'igisekuru, mivumo y'igisekuru, mivumo y'igisekuru, mivumo y'igisekuru, mivumo ya karande, ndayicagagura, ndayimenagura, ndakuraho buri muvumo wa karande, 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 ndakuraho umuvumo w'igisekuru, ndakuraho umuvumo w'ubutindi, ndakuraho ibidukurikirana, ndakuraho ibitugendaho mu izina rya Yesu. Ndabimenagura, ndabicagagura, ndabisambura mu izina rya Yesu. Ndasohora, ndagusohora, ndagusohora mwa myuka mibi mwe mwatwinjiriye, mwinjiye aho turara, mwaje ku mariri yacu, mwaje mu masaro yacu, mwaje mu ntebe zacu, mwaje mu bikoni byacu, mwaje muri saramanje, mwaje aho tubika imyambaro, mwambaraga z'ikuzimu mwe mwatwinjiriye, mwinjiye mu byacu, mwinjiye mu nzu zacu, mwinjiye ku makonte yacu, mwinjiye mu muhamagaro, mwinjiye mu nshuti, mwazanywe no kutunaniza, mwazanywe no kudutesha umutwe, mwazanywe no kutubuza icyerekezo, mwambaraga z'ikuzimu mwe ndabasenya, ndabavunagura, ndabasohora. Sohoka muri kano kanya, sohoka mu izina rya Yesu, sohoka mu izina rya Yesu, sohoka, sohoka mu izina rya Yesu. Sohoka wambaraga we z'ikuzimu, sohoka wambaraga we z'abadayimoni, sohoka mu izina rya Yesu. Rekura ubuzima bwacu, rekura ibyacu, rekura ikirere cyacu, rekura mu izina rya Yesu. Rekura imigisha ku kwezi kwa gatanu, rekura mu izina rya Yesu. Ndakwimura, ndakwimura wambaraga we, ndakwimura wa gisuzuguro we, ndakwimura wa kimwaro we, ndakwimura, ndakwimura mu izina rya Yesu. Imuka mu izina rya Yesu. Ntabwo ugomba kubana natwe, wa ndwara we mbi, wa kanseri we, wa diyabete we, mu izina rya Yesu. Ibyatwinjiriye, ibyatwinjiranye, ibyinjiye mu mariri yacu, ibyinjiye mu mibiri yacu, mu izina rya Yesu. Wa myuka y'icyangiro we, wa myuka wo kubeshywa, myuka wo guhemukirwa, myuka wo kugirirwa nabi, myuka wo gutabwa, mu izina rya Yesu. Mu izina rihambaye, mwuka wo kuriganywa, imigisha yacu yariganijwe, amasezerano yacu yariganijwe, mu izina rya Yesu. Mwa myuka mibi mwe mwinjiye kurya ibyacu, mwinjiye kurya urubyaro rwacu, ndabamenagura, ndabasambura mu izina rya Yesu. Mwuka ukuramo inda, mwuka ubuza kubyara, mwuka ubuza kubaka, mwuka wica mariage, mwuka usenya ingo, mwuka uteza amadivorce, mwuka ubuza abana kwiga, mwuka uteza igihombo, mwuka mubi, mwuka wo kwangwa, mwuka wo kuzitirwa, mwuka utuma nta kintu umuntu ageraho, mwuka utuma umuntu ahora yizengurukaho, mwuka utuma abantu bahora ahantu hamwe bataharenga batahava, mwuka wo kurwaza indwara zidakira, wambaraga we z'umwanzi, ndagusohora, ndagusohora. Mwuka wo gusabiriza, ndagusohora, ndakumenagura, ndakwirukana. Iri joro nsambuye ibyawe, nsambuye ahawe, ngukuyeho mu izina rya Yesu. Ndakuranduye, ndakurandurana n'imizi, ndakurandurana n'ibyawe, ndakurandura mu cyerekezo cyose, ndakurandura iburyo n'ibumoso, ndakurandura hepfo no haruguru, ndakurandura wambaraga we z'ikuzimu, ndakurandura wambaraga we za Satani,
satani ndagukuraho. Nta deresi ufite, nta bubasha ufite, nta mibereho ufite hagati muri twebwe. Mu izina rya Yesu turi abana b'Imana. Mu izina rya Yesu ntabwo tuguhaye icyicaro, twakije umuriro, twakije umuriro, twakije umuriro. Mwamyuka mwe y'ubusambanyi y'amamarido nwi, mu izina rya Yesu, myuka y'uburezibiyene, myuka y'ubuge, mu izina rya Yesu Kristo, myuka z'amayimuna, myuka munsi y'amazi iza gutera abantu basinziriye, iza kwivanga mu mibereho y'abantu, mu izina rya Yesu, myuka y'indyanye, mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Fire in the name of Jesus. Ndakura umwuka wo kwigunga, ndakura umwuka wo gutsindwa, ndakura umwuka wo kutagira aho umuntu agera, ndakura umwuka wo gutuma umuntu ahora asubira inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo ngaruje amasezerano, ngaruje iby'Imana yavuze, ngaruje umugambi w'Imana. Mfunguye amarembo y'ijuru, mfunguye iby'Imana yasezeranye, mfunguye buri kintu cyose mu izina rya Yesu Kristo cyari gifungiranye. Mu izina rya Yesu Kristo ndashyiraho inzira zo gusohoka mu bunyage. Mu izina rya Yesu Kristo ubunyage twari tumezemo igihe, hano twari twaranyagiwe, hano twari twarafungiwe, mu izina rya Yesu turahasohokera ijoro, turahasohokera ijoro, turahavira ijoro, turahasohoka mu izina rya Yesu. Turasohoka n'imiryango yacu mu izina rya Yesu, n'abana bacu mu izina rya Yesu, abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye. Turasohoka mu izina rya Yesu, turasohoka mu izina rya Yesu, turasohoka mu izina rya Yesu, turasohoka muri ubu butayu, turasohoka muri uruzerero, turasohoka muri uruzerero, turasohoka mu butayu mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye. Turava mu butayu, turava mu butayu mu izina rya Yesu. Mwuka w'ubutayu turawiyambura, mwuka w'ubutayu turawiyambura, mwuka w'uruzerero, mwuka wo gutsindwa, mwuka wo kunanirwa, mwuka wo gusubira inyuma, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turiyambura izo mbaraga, 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 mbaraga z'ikuzimu, mbaraga z'abarozi, mbaraga z'abadayimoni, mbaraga za karande, ikirere kiremereye, ikirere gifunze umugisha, ikirere gifunze amasezerano. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ububasha, mu izina rifite ubushobozi. Wakirerewe kituremerereye, wakirerewe kituzitiye, wakirerewe gitumye ibyacu bidasohora, amasezerano yacu adasohora, ibyacu bitagerwaho. Wakirerewe gituma twizengurukaho, aka kanya turakumenagura. Wakirerewe cy'ubutayu, wakirerewe kitagusha imvura y'umugisha, wakirerewe kivose amasezerano, wakirerewe cyatwamba iby'Imana yatuvuzeho, wakirerewe cyafunze ingendo, iri joro turakumenagura. Wakirerewe cyafunze mariage, wakirerewe cyateje ikiriyo, cyateje impfu, cyateje indwara, turakumenagura, turakumenagura, turagusenya, turagusambura. Wakirerewe kibi, wakirerewe cy'abazimu, wakirerewe cy'abadayimoni, turakumenagura, turagusenye, turagucagaguye, turagusambuye, 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 turagusambuye. Wakirerewe cyo kwizengurukaho, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Rabasakaramando zemenekere boze sayine. Wakirerewe cy'abarozi, wakirerewe cy'abapfumu, mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubushobozi. Wakirerewe turakumenagura, wakirerewe kirwana n'umugambi w'Imana, wakirerewe cyuzuyemo abazimu, cyuzuyemo imivumo, cyuzuyemo karande, cyuzuyemo abarozi, cyuzuyemo imitongero. Turakumenagura, turakumenagura. Iri ni ijoro ryo gusohoka, iri ni ijoro ryo gusohoka, iri ni ijoro ryo gusohoka, iri ni ijoro ryo gusohoka.
mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, turasohoka mu butayu, turasohoka mu kidaturwa, turasohoka mu gisuzuguriro, turasohoka mu cyangiro, turasohoka mu gahinda, turasohoka mu marira, turasohoka mu bupfubyi, turasohoka mu bupfakazi, turasohoka mu madivorce, turasohoka munsi y'icyo kirere, munsi y'ikirere cy'amadeni, munsi y'ikirere cyo kwangwa, munsi y'ikirere cyo kunanizwa, munsi y'ikirere cy'uburwayi, munsi y'ikirere cy'amakanseri, munsi y'ikirere cy'induru, munsi y'ikirere cy'amahane. Wakirerewe turagusohokamo, wakirerewe turagusohokamo, wakirerewe turagusohokamo, wakirerewe turagusohokamo, turakuvamo. Imana yashyizeho inzira mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye. Ramasakara masayini, wakirerewe gituma abana bacu batiga, wakirerewe gituma nta mpundu ziba mu miryango, wakirerewe gituma hahora induru, hahora icyangiro, hahora igisebo, hahora amarira, hahora agahinda. Wakirerewe ndakumenagura, wakirerewe ndagusenya, wakirerewe ndakuvunagura. Iri joro ndakuvuna, iri joro ndakuvuna, iri joro ndakuvuna. Wakirerewe cyuzuye nk'abadayimoni barya ibyacu, barya amasezerano yacu, barya icyerekezo cyacu, barya umugisha wacu. Iri joro ndakurutsa wowe Satani, ibyacu wamize, ibyacu wariye, agasuzuguro kawe wadusuzuguye. Mu izina rya Yesu ndikuraho igisuzuguro, ndikuraho agasuzuguro k'abazimu, k'abadayimoni. Ndagakoresha abakunda Imana, ndagakoresha ubwoko bw'Imana, ndagakoresha abana b'Imana. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iri joro ndadekarara kubaho kw'Imana, ndadekarara imbaraga z'Imana, ndadekarara ubwiza bw'Imana, ndadekarara igikundiro, ndadekarara amasezerano, ndadekarara umugisha. Mana, ibyo watuvuzeho, ijambo ryawe uraririnda, ijambo ryawe urarirwanirira. Data, ijambo ryawe ryambwiye uramenagura inzugi z'imiringa, urakenyuruza abami kugira ngo udukenyeze. Iri joro Mana, kenyeza abana bawe, kenyeza abakunda Imana, kenyeza ubwoko bwawe, kenyeza abagushaka, kenyeza abagukunda. Mu izina rya Yesu kenyuruza abami Mwami kugira ngo dukenyeze, dukenyeze Mana, dukenyeze ubwiza bwawe, dukenyeze imigisha yawe, dukenyeze imigisha y'ibwami, dukenyeze imigisha y'ibwami, dukenyeze imigisha y'ibwami, dukenyeze igikundiro cy'ibwami, dukenyeze Mana inshuti z'ibwami mu izina rya Yesu. Mana ihambaye, Mana ikora ibikomeye, Mana ivuga bikaba, Mana itegeka bigakomera. Uyu ni wo mwanya Mana, mu izina rya Yesu. Umva gutaka tuguhamagara, umva kwinginga tukwinginga. Hagurukana ingabo nini n'intoya, turwanira uru rugamba. Sohora ibyinjije, sohora ibyizanye, sohora ibyaduteye, sohora ibyatwinjiranye, sohora amakimbirane, sohora induru, sohora amahane, sohora umwuka w'urupfu, sohora umwuka w'ubukene, sohora umwuka w'ibihombo, sohora umwuka w'icyangiro, sohora umwuka w'ubumuga mu izina rya Yesu. Yesu ndaguhamagara, Yesu ndaguhamagara, Yesu ndaguhamagara, Yesu ndaguhamagara. Sohora mu izina rya Yesu, sohora mu izina rya Yesu. Sohora ibitutsi badutuka, sohora agasuzuguro badusuzugura, sohora icyangira isi twanga mu izina rya Yesu. Dutandukanye nabyo, bidukureho Mana mu izina rya Yesu. Kingura ikirere, kingura ijuru. Nongeye guhamagara, nongeye guhamagara ubwiza bwawe Mana. Ndahamagara umugisha wawe, ndahamagara imbaraga zawe, ndahamagara igikundiro cyawe, ndahamagara amarembo yawe, ndahamagara amasezerano yawe, ndahamagara mu izina rya Yesu ibyo wasezeranye, ibyo wavuze mu izina rya Yesu. Manura umugisha, manura umugisha bigaragara, manura umugisha bifatika, manura umugisha mu mwuka, manura amavuta yawe, manura ubwiza bwawe, manura icyubahiro cyawe, manura imbaraga zawe, manura gukomera kwawe, manura ubwiza bwawe Nyiringabo, manura ubwiza bwawe Nyiringabo, manura ubwiza bwawe Mana y'agakiza, manura gukomera kwawe, manura icyubahiro cyawe, manura imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Fungura amarembo y'umugisha mu izina rya Yesu. Ndahamagara umugisha mu mpande zose z'isi, ndahamagara umugisha iburyo n'ibumoso, ndahamagara umugisha w'urubyaro, ndahamagara umugisha wo kubaka, ndahamagara umugisha wa mariage, ndahamagara umugisha wo kurama, ndahamagara umugisha wo kubyara, ndahamagara umugisha wo kwiga, ndahamagara umugisha w'ingendo
ndahamagara umugisha wo kumenyekana, ndahamagara umugisha w'igikundiro mu izina rya Yesu. Ndahamagara umugisha w'amamodoka, ndahamagara umugisha w'amazu, ndahamagara umugisha w'indege, ndahamagara ibyangombwa, ndahamagara kwemerwa, ndahamagara igikundiro, ndahamagara kwibukwa, ndahamagara gutabarwa, ndahamagara gutabarwa, ndahamagara gutabarwa. Iri joro ndasenze mu izina rya Yesu, manura ubutabazi bwawe ku muntu wese uri imbere yawe iri joro mu izina rya Yesu. Uri Imana itabara utitangiriye itama, uri Imana itabara bikagaragara bikamenyekana. Abo watabaye mwami, abo watabaye Mana, ubahindurira ibihe, ubahindurira amateka mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubushobozi. Rabashakaramando zemenekere boze sayini, mu izina rya Yesu, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubutware. Ubutabazi bwawe Nyiringabo, ubutabazi bwawe Nyiringabo, ubutabazi bwawe Nyiringabo, ubutabazi bwawe Nyiringabo, ubutabazi bwawe Mana y'agakiza, ubutabazi bwawe Elohimu, ubutabazi bwawe Papa, ubutabazi bwawe iri joro, ubutabazi bwawe y'amasaha. Ndamanura ubutabazi bwawe, ndamanura ubutabazi bwawe. Tabara abana bawe Mana, tabara abana bawe Papa, tabara abana bawe Jehova Jire, tabara abana bawe Papa. Manura ubutabazi bwawe, manuka udutabare, manuka uturengere mu izina rya Yesu. Manura ubutabazi bwawe, manura ubutabazi bwawe Nyiringabo. Yesu Mana ya Aburahamu. Rabashakaramando zemenekere boze sayini, rabashakaramando zemenekere boze sakando, rebo shakarama sayini. Manura ubutabazi bwawe iri joro, manura ubutabazi bwawe Mana. Ubwoko bwawe tukubone, abayakobo bakubone, abagushaka bakubone, abakwiringira bakubone, abagutegereza bakubone, abagushaka uko bukeye n'uko bwije bakubone. Manura ubutabazi bwawe Mana, manura ubutabazi bwawe Papa. Manura imbaraga zawe, manura imbaraga zawe, manura imbaraga zawe. Umva kwinginga tukwinginga. Rabasakaramando mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, mu izina rikora ibikomeye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ububasha. Rebo shakaramando zemenekere boze sayini. Uri byiringiro bizima Mana, uri byiringiro bizima Mana y'agakiza, uri byiringiro bizima Mana ihambaye. Ntawe usa nawe mwami, ntawe umeze nkawe byiringiro bizima. Urahambaye igitare cy'amahanga, urakomeye Mana ikomeye. Nta wundi usa nawe mwami. Iri joro utugirire neza, iri joro usubize icyifuzo cya buri wese, iri joro utabare buri wese Mana. Ugusenga kwa buri wese kugera imbere yawe, agahinda ka buri wese kakugereho, umubabaro wa buri wese ukugereho Mana. Data, uko buri wese akwifuza, uko buri wese agukeneye Mana, mu izina rya Yesu, uba ari kumwiyereka, uba ari kumusubiza, uba ari kumurengera, uba ari kumutabara. Data, twaje imbere yawe Data, buri wese afite uko arushye, buri wese afite uko ananiwe, buri wese afite uko akwifuza, buri wese afite uko agukeneye Mana. Ndakwinginze iri joro ushyireho inzira mwami, ubwoko bwawe bukubone, ubwoko bwawe bugushime, ubwoko bwawe bukuvugiriza impundu mu izina rya Yesu. Umugisha babaye imbere yawe, sengeye uburinzi bwawe Mana, sengeye mu izina rya Yesu protection, kureho umwuka wo kwihora, kureho imbaraga z'umwijima, kureho imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye. Utugire neza mwami, urakoze byiringiro bizima. Izina ryawe rishimwe kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Sengeye abantu bose babaye imbere yawe, baha umugisha wawe Mana. Dukureho imyuka mibi yose byaza kwivanja, byaza kutubuza amahoro, byaza kuduteza intambara n'ibibazo, bikurweho nawe mu izina rya Yesu. Buri wese mwama aryama amahoro. Mwaretse Data iminsi ibiri isigaye amasengesho, komeze kubana natwe Mana, komeze kudushyigikira, komeze kutugirira neza, komeze kutwambika imbaraga, komeze kuduha umugisha wawe, komeze kuduha ubwiza bwawe, komeze kudusiga amavuta yawe, kugira dukomeze tugendera imbere yawe. Urakoze Mana, izina ryawe rihabwa icyubahiro,
mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana mu ijuru ibaha umugisha. Reka mbashimire mwakoze kuba imbere y'Imana. Ejo turakomeje, amasengesho azakomeza ku rubuga rw'abakunda Imana. Izindi porogaramu ejo tuzazibabwira. Reka mvuge ngo ngiye muri kano kanya, reka mbe ngarukiye ahangaha, ariko ngiye gusigaho amasengesho. Ushobora gukomeza gusenga, ufite umwanya akomeza asenge, nta kibazo. Ntago dufunze urubuga, ntago dufunze YouTube, ahubwo amasengesho arakomeje. Tugiye kubashyiramo andi masengesho akomeze, ariko gereka ndakera ahangaha nduhuke kugira ngo n'ejo tuzakomeze turi mu bwiza bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha.